Ndizera ndashidikanya kuri amahoro masa. Niba utameze neza, Imana yo mu ijuru ikugenderere kuko niyo itanga byose. Niba umeze neza kandi ndagushuje kandi ndagushimiye kubufasha uno mwanya ukaniza amatwi yawe. Uyu ni wa mwanya mwiza tubagezaho amateka, ibigwi n'ibindi byinshi bitandukanye. Kuri uno munsi nk'uko mwabyifuje muri benshi, nk'uko mwabidusabye, uyu ni wa mwanya mwiza tugiye kuzajya tubagezaho amateka y'indirimbo zo mu gitabo zo guhimbaza Imana, zo gushimisha Imana bitewe n'uko bivuga. Kuri uno munsi indirimbo ngiye kukugezaho ni indirimbo yankoze ku mutima, dore ko njye nyumva bwa mbere nayumvise mu mwaka w'ibihumbi 2000 ubwo twari mu muhango wo guherekeza bwa nyuma mama umbyara. Ni indirimbo numvise numva amagambo yayo ankoza ahantu, ndetse natekereje ko ishobora kuba ari indirimbo ijyanye n'aho bagize ibyago ariyo guhumuriza. Gusa uko nagiye nkura nagiye nyumva n'ahandi hatandukanye, ariko n'ubundi hakiganzamo aho bari guherekeza uwasinziriye, uwatabarutse, uwapfuye nk'uko bivuga. Ni indirimbo ya kangahe? Nibyo ngiye kuza nkuvira imuzini muzingo. Ngiye nitwa Tuyisabe Nelson, nguhaye ikaze kandi ndagushimiye. Iyi ni indirimbo nziza ifite amagambo meza kandi akomeye. Iyi ndirimbo ni ya 385 mu gitabo cy'indirimbo zo gushimisha Imana cy'abarokore. Ikaba indirimbo ya 5 mu gitabo cy'ikinyarwanda cy'indirimbo zo guhimbaza Imana mu itorero ry'Abadivantisite b'umunsi wa 7, cyane ko bo bagira indirimbo 350 gusa mu z'ikinyarwanda. Mu gitabo cy'icyongereza n'ubundi gikoreshwa n'itorero ry'Abadivantisite b'umunsi wa 7 ni indirimbo ya 439. Iyi ndirimbo nuyumva urumva amagambo aba yibazwa n'uyu mwanditsi. Wigize umugenzi atangira abaza nge nawe abo twakwita umurinzi. Umurinzi muri iyi minsi ni nko kuvuga umukuru w'itorero, umushumba, pasiteri, apotere n'andi mazina tubita. Umva uko yatangiye ati: menyesha igihe, mbese iwacu ni muheru. Nawe arasubiza ati: ijoro ririjimye cyane ariko buracya. Ntukarire, gumya ugende, nturorere kwiringira kugeza igihe uzasohora umunsi uhoraho. Igitero cya kabiri abaza umurwanyi. Umurwanyi ni nk'umusirikare uri ku rugamba, ni twebwe turwana na Satani. Ati: cyo mbwira nawe. Nawe aramusubiza ati: n'ubwitonzi bwinshi, intambara igiye gushira, gumya ku rugamba, wibabara, ihangane, wireka imirimo yawe, kuko tuzabona ibihembo tumaze gutsinda. Mu gice cya 3 naho yarakomeje abaza noneho ibyaremwe byose, natwe turimo, nabyo bimusubiza bitya biti: iyi si igiye guhanguka, hazindi idashira. Ntukarire, ibimenyetso birerekana aho tugeze, kandi ibintu byose byaremwe biritega impanda. Iyo twifashishije igitabo cy'umugereka w'indirimbo z'Abadivantisite b'umunsi wa 7 kiri mu rurimi rw'icyongereza kuri paji ya 437 na paji ya 438, tuhasanga amateka y'iyi ndirimbo yanditswe n'umwana muto w'umukobwa witwaga Annie Rebecca Smith. Mu 1853 iboneka bwa mbere, yabonetse mu gitabo cyitwa Urwibutso n'Integuza. Yanditswe kuwa 29 Ugushyingo mu 1853. Yitwaga Imuhira ni kure bingana iki, yari mu rurimi rw'icyongereza. Uyu Rebecca Smith yabonye izuba kuwa mbere w'isabato Sunday Dimanche ku cyumweru cyo kuwa 16 Werurwe mu 1828. Uyu yari umwana wa gatatu mu bana 4, akaba ari we rukumbi w'umukobwa wa Samuel na Rebecca Smith. Uyu yabatijwe mu itorero ry'Ababatisita mu 1838. Yari afite imyaka 10.
nyuma yaje kuba umwizera w'itorero ry'abadivantisite w'umunsi wa karindwi. Yize uburezi, yiga ubuhanga mu gushushanya no gusiga amarangi. Mbese kubera iki iyi ndirimbo yanditswe? Ni iyihe mpamvu yateye uyu mwana kwandika indirimbo irimo ibibazo, ibisubizo ndetse n'inama? Ashingiye ku isomo riboneka muri Daniyeli ibice 8 ku murongo waho wa 14, aho hagira hati, aransubiza ati, bizageza iminsi 2,300 uko bukeye bukira, nyuma ubuturo bwera bubone kweza. Iri somo nk'uko umaze kuryumva kandi urikurikiye neza, wumvise ko ryibanze ku iherezo ry'iminsi 2,300. Umubwiriza ukomeye w'umunyamerika witwaga William Miller yahanuye ibinyoma, abeshya ko kuwa 22 Ukwakira mu 1844 aribwo Yesu Kristo agomba kuza. Ntabwo yaje. Abantu benshi bariteguye bategereza Yesu Kristo, ariko amaso ahera mu kirere. Itsinda rigari ry'abantu bavuye mu byo kwizera ndetse batangira kuvuga ko Yesu Kristo atakije. Muri abo baguye harimo umwana muto witwa Anne Smith, ari nawe dukesha indirimbo ya 5 twavuzeho kuri uno munsi. Mu 1851 Smith yakiriye ubutumire bwa mama we bwo kumutumira mu mavuna. Yayoborwaga na Joseph Berthe. Anne yiyemeje kwitabira ubu butumire, yanga gusuzugura ababyeyi be, ariko agenda atakurikiye, ahubwo ari ukwanga gusuzugura ababyeyi be. Ntabwo yari yitaye kubizigirwa muri ayo mavuna. Ariko ubwo yiteguraga kujya muri aya mavuna mu ijoro, yarose inzozi zikomeye. Arota ngo ari bukererwe muri ayo materaniro y'ivugabutumwa, ndetse ngo akanicara inyuma. Ndetse ngo yanarose ari bubwirize icyigisho cy'iminsi 2,300 imwe yari yarigishijwe na William Miller twavuze haruguru. Kubw'igitangaza, uwakoreshaga ayo mavuna nawe yarose abona umwana muto w'umukobwa uri bukererwe, maze akicara inyuma. Neza byarahuriranye, burya iby'Imana ikora biba bitangaje. Ani yarabyutse nk'uko bisanzwe, aritegura kugira ngo ataza gukererwa, ariko ageze mu nzira arayoba, maze bituma akererwa. Neza bihurirana na za nzozi yari yarose, kuko yaragiye yicara hahandi inyuma. Ndetse na wa mubwiriza wakoreshaga aya mavuna abakabije inzozi. Aya mavune cyangwa se amateraniro y'ivugabutumwa yamaze ibyumweru 3 byonyine, ndetse yarangiye Ani yamaze kongera kubatizwa mu itorero ry'abadivantisite w'umunsi wa karindwi no kwiyegurira burundu Imana. Bundi bushya Rebecca Smith ashingiye ku byo William Miller yari yarahanuye ku byo kuza kwa Yesu Kristo kuwa 22 Ukwakira mu 1844, kandi ashingiye ku isomo ryo muri Yesaya ibice 21 ku murongo waho wa 12 hagira hati, umurinzi aramusubiza ati, bugiye gucya kandi bwongere bwire, nimushaka kubaza mubaze, nimuhindukire muze. Ani yadukoreye indirimbo nziza cyane turirimba kugeza n'uno munsi igira iti, murinzi we menyesha igihe. Ani yanditse ibitabo byinshi bitandukanye tutarondoye kuri uno munsi. Nyuma yaje kurwara indwara y'igituntu, ari nayo yaje kumuhitana. Kuwa 26 Nyakanga umwaka w'1855 nibwo yasinziriye ashira mu mwuka, aho yari amaze imyaka 4 yonyine akorera itorero. Ani yanditse kandi indirimbo nziza nk'iya 441 n'iya 447 dusanga mu gitabo cy'itorero ry'abadivantisite w'umunsi wa karindwi cyo mu Cyongereza. Ani imyaka yamaze y'uburame ni imyaka 27 yonyine.
niyo yakozemo aya mateka yose wumvise. Ndizanashidikanya ko hari isomo bikwigishije by'uko ugomba gukora ibyiza ukiri muto, kuko nawe bitamusabye imyaka myinshi cyane, kandi ko twese tugomba kurindana tukajyana, twese aho tujya ari kwa Yesu Kristo. Mwese mukunda ino ndirimbo ya 5, Imana ibaha umugisha kandi mukomeze muyikunde, ngira ngo muyikunze kurushaho kubera ko musobanukiwe nabyo. Mwe mwese mwanije amatwi yanyu ndabashimiye cyane, by'umwihariko nshimiye bashiki banjye bamfashije kudusomera no masomo twagiye twumva muri iki cyegeranyo. Ishimwe wakoze cyane wadusomeye muri Yesaya. Donatanayo wakoze cyane wadusomeye muri Daniyeli. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka. Mugira amahoro y'Imana.